uwitwa Kimenyi ry'imboga ndimo ndavuga ibya Mamira Diva. Kimenyi usimbukiyeyo gute? nyine ngiye kubwira ukuntu Kimenyi bimeze. Nanjye ninangiza ndakomeza ibya Mamira Diva, sibyo se? Kimenyi Yves uwo tuvugana amagingo aya ngaya imvura yaguye i Kigali ishobora kuba yanamunyagiye kubera ko kuri shansiye ahantu wari wamuhaye kujya barambitse umusaya batangiye kumena beto hejuru nyine. So umuvandimwe rero aho kuryama ntago byoroshye. Ubu no kuvuga ngo imvura nimugoroba yose yaguye ishobora kuba yamunyagiye. Kimenyi Yves. Yego. Kimenyi Yves se njye amakuru mfite ariko Kimenyi Yves ndaje ngaruke ku bya Mamira Diva ngo Muyango yaramubwiye atushobora kugenda ariko ituru ya mu gitondo urayemerewe. Ni ukuvuga ko buri munsi Muyango atarasohoka ngo agende ibyari byo ituru ya mu gitondo Kimenyi abahara arimo arayitera. Mbese baratandukanye ariko ituru ya mu gitondo barayikora. Waba uri umukene se ukabasha kurongora? Kimenyi ararongora rero. Ako Kimenyi yagukoze iki ko mamona umubaga cyane? Kimenyi yagukoze iki ko mamona umubaga cyane? Yabyihereje. Ituru ya mu gitondo buri munsi Kimenyi niba afata moto, niba afata akagare, niba akora iki, Muyango abateza amaguru ameze gutya ngo. Ako ejo nise banyagaswere. Ntago yisebanye ko nukuri. Iryo nise banye. Nukuvuga ko Muyango na Kimenyi barawukanye ariko ituru ya mu gitondo barayirya kila siku. Nakubwiye nti umuntu w'umutindi nka Kimenyi yaba yabonye na taxi imugeza kwa Muyango. Erega bariya reka nkubwiye baya ntago bazatandukana. Ntago ari nabyo twifuza ariko ntago byumva wowe. Ntago ari nabyo twifuza. Nukuvuga ko Muyanga harara nanone abari kwa Kimenyi. Erega bari abantu bakuze ubukwe basharinga n'imitungo. Jean Paul umuhungu wawe Jean Paul Nkurize yarasohotse uramuvuga hiki? Urabona zamara kabiri se atarasubirayo? Jean Paul amagambo umuntu akoresha arimo aratanga ibiganiro urukumva akagira ngo nibwo abantu babikunze byabaye fani n'ibiki byose ariko byumva umunsi bakubwiye ko ibyo ngibyo byari bigize icyaha. Nkibihe? Oya ntabwo ngiye gusubiramo amagambo uriya muhungu akoresha ni manini cyane. Ariko no gusubira inyuma mu bintu nabyo wamugane ntabwo aba ari byiza. Ariko ino minsi narimo ndacyacya ku mbuga nsanga akavidewo Jean Paul agushumitse bra. Biriya ni ibya kera ataranafungwa. Uzi ko mbibonye ubu ngubu kwa kundi byana bijya bigarura ibintu bya kera. Biriya ni ibya kera. Njya kubona uragapostinze urimo urivugishwa ubugambo n'iki ndavuga ati wa mipango yasebye. Ibindi birabonye biriya yavuze wabonye ari uguseba se? Nabonye urimo urivugisha nyine. Ndi kukubwira biriya wabonye yavuze wabonye nyine kuba nabivugaho cyangwa se kuba ntabisubiza wabonye naba narasebye. Nabonye wabuze content tubyiga biza. Koresha ubwenge Dumba. Koresha ubwenge. Umva nyine ubwire. Wambwiye ko wize muri Apredi kandi yaturanye na hariya gerageza ukoresha ubwenge. Uwitwa Kimenyi ry'imboga ndimo ndavuga ibya Mamira Diva. Kimenyi usimbukiyeyo gute? nyine ngiye kubwira ukuntu Kimenyi bimeze. Nanjye ninangiza ndakomeza ibya Mamira Diva, sibyo se? Kimenyi Yves uwo tuvugana amagingo aya ngaya
imvura yaguye i Kigali ishobora kuba yanamunyagiye kubera ko kuri shansiye ahantu bari bamuhaye kujya barambitse umusaya batangiye kumena beto hejuru nyine. So umuvandimwe rero aho kuryama ntago byoroshye. Ubu no kuvuga ngo imvura nimugoroba yose yaguye ishobora kuba yamunyagiye. Kimenyi Yves. Yego. Kimenyi Yves se njye amakuru mfite ariko yakimenyi Yves ndaje ngaruke kubyamamera diva ngo Muyango yaramubwiye atushobora kugenda ariko ituru ya mu gitondo urayemerewe. Ni ukuvuga ko buri munsi Muyango atarasohoka ngo agende ibyari byo ituru ya mu gitondo Kimenyi abahara arimo arayitera. Mbese baratandukanye ariko ituru ya mu gitondo barayikora. Waba uri umukene se ukabasha kurongora? Kimenyi ararongora rero. Ako Kimenyi yagukoze iki ko mbona umubaga cyane? Kimenyi yagukoze iki ko mbona umubaga cyane? Yabyihereje. Ituru ya mu gitondo buri munsi Kimenyi niba afata moto, niba afata akagare, niba akora iki, Muyango abateza amaguru ameze gutya ngo. Ako iyo ni sebanya gaswere. Ntago yisebanya ko nukuri. Iyo ni sebanya. Nukuvuga ko Muyango na Kimenyi barawukanya ariko ituru ya mu gitondo barayirya kila siku. Nakubwiye ni umuntu w'umutindi nka Kimenyi yaba yabonye na taxi imugeza kwa Muyango. Erega bariya reka nkubwiye baya ntabwo bazatandukana. Ntago ari nabyo twifuza ariko ntago byumva wowe. Ntago ari nabyo twifuza. Ni ukuvuga ko Muyanga harara nanone abari kwa Kimenyi. Erega bari abantu bakuze ubukwe basharinga n'imitungo. Ariko murumva ibintu mwebwe cyangwa ntabyo mwumva. Buretse gato Nyiraroke rero ijya gutangira cyo genda byibuka. Buriya ni naho DJ Adams yakukiye iryinyo. Sinzi na mubiza. Yes, dufungura Nyiraroke niho Adams yakukiye iryinyo buriya cya gihanga cye niho yakivanye. Uyu munsi akuvuguruze cyangwa se abyemeze. Yamvuguruze gute se? Nyine abyemeze cyangwa se avuga ati arabeshya. Fata telefone umuhamagare. Ubi ndi hano ataza kuvuga ntagiye. Niba mbeshya umukurishiramo nimero icyo gihe ndabyibuka. Urabizi ko ngende Thomas. Oya muhamagare rwose akira. Icyo gihe ndabyibuka twari twakoze akantu kaga competition dushaka kubalansinga power za Sky ubwo twari tumaze gusa nkaho bimuka. Ubwo twari twayise ngo who is who. Kuramuka kano yashyizemo. Urabyumva neza? Ntabwo kakubuza guhamagara ko. Who is who? Ngo seki. Yes. Nukuvuga ngo harimo umuraperi witwa Mahonibon arimo. Harimo icyo gihe umwana w'umuririmbyi w'umugande witwa Proper, Dr. Proper yari afite agahit. Harimo Kensi imfura y'iwacu. Harimo witwaga The Golden Boy by the way. Ntabwo ari Kensi, ari Kensi The Golden Boy. Sibyo? DJ Adams kutita. Se ntiyari ngo ntasinziriye ashobora kuba yaraye ku meza ndende. Reka wumve. DJ Adams? Ariko mu bantu b'abasaza mu Karabu Bakara arashaje. Ubaha akazi ke. Ariko urabizi ko ari amazina. Nzi ko yitwa Abubakar. Yitwa Abubakar Mukara. Nzi ko atita. Ongera umuhamagare. Ariko ngenda bizi ko yagiye mu bwiherero agarutse mbona agatse yifashe babaye iki. Ubuse n'umuntu amuteye ingumi. Ntumbaze. Icyo gihe hari DJ witwaga Allo? DJ Adams waramutseho. Neza Angeli. Uri kumvikana live muri Arashake Nisarahari ndetse na Muneza arahari. Hari ikibazo kivutse hano ndagira ngo uci impaka. Wadukurikiye? Ndimo kubumva. Iryinyo ryawe njya mbona ryacitse ryari ryaciwe niki? Ni accident ya moto kwashize igihe kinini yashize imyaka 10. Accident ya moto? Narengana nka accident ya moto yego.
kandi ngo Kensi arantu yakubonye wakoreye accident. Oya reka nkubwira reka kubeshya Adams ngo habaye iki ni Kensi muvugana yego Kensi iryinyo ryawe ntiryakukiye muri Nyiraroke uri murabeshya iki muri Nyiraroke yes oya ntabwo ari kuri Nyiraroke ubwo ni irya kabiri ryavuyemo kuko oya bivuga ngo igihe nakoze accident havuyemo rimwe riravunika icyo gihe ndimo kumanuka rompwe njya Sanu Cadillac actually nagiye Cadillac naho ntabwo Nyiraroke se nta ryinyo wacikiyemo Nyiraroke nta ryinyo wacikiyemo oya nta byabaye nese ubundi accident iyi waragonzwe ni ingumi bagukubise byagenze ntabwo oya ntabwo ari ni moto kandi ubwiye ngo ni moto hari ukuntu moto yafunze feature noneho nkubita amenyo kuri kasiki y'umujyama y'uwo mumotari witucika igihe rimwe ryavuyemo irindi rirago rimwe ryavuyemo irindi rirahonga iyi nsida ya Nyiraroke yari iyihe na accident se Nyiraroke yabaye niye kubera ngo nabaga n'ingwe y'abajeri uburetse uva muri washroom ya Nyiraroke wifashe uri mu kurira byagenze bitubwire n'uduha amakuru cyane kuko ahubwo icyo gihe nge nari impari babizi ntabwo nzi ko ntabwo byuka birashoboka ko wari uhari byagenze bite noneho kuko ibyo bintu uremera ko byabaye bishoboka ko yari ahari ni iki cyabaye cyatumye usohoka muri kuri genda nari manutse nari icyo gihe nabaga mu mujyi so nari mvuye Nyiraroke ngiye Cadillac ngeze munsi ya Sainte Famille aho ngaho niho accident yabaye ngira ndakoko nari mbasize ba Alex none ugaruka Nyiraroke kwireba muri miruwari uvirirana ngo wahise ugaruka muri Nyiraroke muri miruwari gukora iki yewe izi nkuru zanyu ntago ziri urangire ndumva nta sinzi nta kuri mbanyemo